nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Wigeze urota umurima wawurose mu yihe mimerere? Uyu munsi nshaka kuvuga igice cya gatatu cyo kurota umurima, hanyuma mboneraho akanya ko gushimira abantu bose bakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Nawe utari wabikora, birashoboka ko iki ari cyo gihe cyawe cyo kugira ngo ubikore, kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Wigeze urota umurima wawurose uti? Wawurose mu buhe buryo? Wawurose se umurima uri kure? Urota umurima uri kure? Warose umurima se uri hafi y'urugo rwawe? Wigeze urota umurima se ugabanyijemo ibice? Wigeze se urota umuntu arimo kukwambura umurima? Wigeze kurota se umurima urimo imyaka itandukanye? Izo zose ni inzozi zo kurota umurima. Sinzi uburyo ki wazirosemo, ariko uyu ni umwanya wo kugira ngo dufatanye kugira ngo dusobanukirwe inzozi zacu twarose. Mwifuriza ko watangira kuva izi nzozi zacu zitangiye kugeza zirangiye, kubera ko biratuma turushaho gusobanukirwa cyane n'izi nzozi zacu zo kurota umurima. Imana ibahe umugisha, neza y'Imana ibabeho, ubuntu bw'Imana bukomeze bubazenguruke. Munyemerere twinjire mu mavuta yo gusobanura inzozi zacu. Mwibutsa ko niba ari inzozi warose, zandike muri komanteri z'umurima, turahita tuzisobanura. Hanyuma kanda like, ibyo byibuke, kanda subscribe, ibyo byibuke, usharinzeho, Imana yaguha umugisha cyane kurushaho. Munyemerere rero twinjire mu busobanuro bwacu bw'inzozi igice cyaho cya gatatu. Ibisobanuro 20. Ubusobanuro bwa mbere: kurota ugurisha umurima bisobanura iki? Bisobanura gusezera ku mushinga cyangwa amahirwe runaka wari ufite. Kurota umurima wuzuye imyaka byerekana umusaruro mwinshi ndetse n'imigisha. Kurota umurima wangiritse bisobanura gutenguhwa, cyangwa se bigasobanura igihombo ugiye guhura nacyo. So ushobora kuba ugiye gutenguha n'ibintu wari wizeye, cyangwa se ugiye guhura n'igihombo runaka mu byo wari uteganya cyangwa se wari wizeye. Gatura ubusobanuro bwa kane: kurota umurima watwitswe bisobanura yuko hari ikintu cyawe. So gishobora kuba ari amahirwe, gishobora kuba ari ibintu runaka, ariko bigiye kugira, ni ukuvuga ngo ni iherezo ry'ikintu runaka, cyangwa se bigasobanura ko hari impinduka zikomeye zigiye kubaho ariko zitari nziza. Ngiri hano kuri izi nzozi ndabibutsa ko tugira amateraniro ya deliverance, amateraniro yo kubohoka. Niba urose umurima watwitswe kakubayeho, waziwe, ni igihe cyo kwinjira mu masengesho ya deliverance. Tugira amasengesho kuri Zoom na UTB live. Imana irimo irakora, tuyagira kuwa mbere. Imana irimo irabohora abantu. Kuwa gatatu Imana irakora ibintu bidasanzwe. Kuwa gatanu ho aba ari amateraniro ya prophetic days, amateraniro y'ubuhanuzi. Kuwa gatandatu aba ari Samedi miracle, aba ari amateraniro y'ibitangaza. Niba hari umurwayi muziranye, murarike, nurangiza umubwire ngo fata amazi mu kiganza cyawe. Umuntu wese waje guterana yitwaza amazi. Aba ari igihe cyo kubohoka, aba ari igihe cya healing, aba ari igihe cya prophecy. Imana irimo irakora, Imana irimo irabohora abantu, Imana irimo irakiza abantu. Amashimwe menshi yagaragaye, Imana irimo irigaragaza, Imana irimo irakora ibintu bidasanzwe mu izina rya Yesu. Rero aho igihugu cyose waba uherereyemo, ahantu hose waba uherereye, karibu mu izina rya Yesu, kugira ngo tuzabane, tujye tubana hano ku gicaniro. Ndabizi neza ko Imana yiteguye gukora iby'imbaraga, Imana yiteguye gukora ibintu bidasanzwe, Imana yiteguye kwiyerekana mu izina rya Yesu. So munyemerere rero twinjire muri aka kanya. Wigeze kurota umurima urimo amazi menshi? Ibi bisobanura amarangamutima menshi, cyangwa se bigasobanura umugisha mwinshi. Hanyuma kurota umurima wuzuye ibyondo biba bisobanura yuko ugiye guhura n'inzitizi zikomeye mu rugendo rwawe. Hanyuma nakomeza ushaka kubana natwe muri ayo materaniro, uratwandikira kuri nimero yacu ibiri muri screen. Amateraniro atangira saa 2 akagera saa 4 z'ijoro, za nijoro ku isaha yo mu Rwanda. Rero uratwandikira tukaguha link, ukinjira ukaza ukabana natwe mu materaniro. Reka turebe ubusobanuro bwa 7. Kurota umurima urimo abantu benshi bisobanura ubufatanye, cyangwa se bigasobanura competition. Cyangwa se urumva competition harimo ikintu cy'amarushanwa. Rero iyo urose ukarota muri murima abantu benshi, bivuze ko biba bisobanura ibintu bibiri. Bishobora kuba ubufatanye, cyangwa se bikasobanura amarushanwa runaka. Nuvuga ngo haba ari nk'ibintu runaka urimo, ariko usa naho uhanganiyemo n'abantu benshi. Reka turebe ubusobanuro bwa 8. Kurota uri wenyine mu murima biba bisobanura inshingano, cyangwa se urugendo ugomba kuzacamo, kandi bisaba ko ukora wenyine. Ibitekerezo byawe, amafaranga yawe, ubwenge bwawe, nyine ni wowe.
uzaba uri wenyine, n'inshingano uzikorera we ku giti cyawe. Kurota wiruka mu murima biba bivuze ko ugiye kwihutira kugera ku ntego zawe. Kurota uzimirira mu murima biba bisobanura ko hari urujijo mu migambi yawe. Kurota umurima urimo indabyo bisobanura iyo ugiye kwinjira mu gihe cy'ibyishimo byinshi cyangwa se igihe cy'amashimwe menshi ndetse n'iterambere. Kurota umurima urimo ibiti, kurota umurima urimo ibiti byerekana gukura no gukomera, iyo ugiye gukura ndetse no gukomera. Kurota umurima urimo amabuye menshi biba bivuze ko ugiye kwinjira mu gihe cy'ibigeragezo n'inzitizi. Kurota usukura umurima byerekana gutegura ubuzima bwawe neza cyangwa se gutegura neza ejo hawe hazaza. Kurota utera ifumbire mu murima bisobanura imbaraga, biba bisobanura imbaraga cyangwa se kugerageza kubungabunga, nari mbibura ikinyarwanda, cyangwa se kugerageza kubungabunga imishinga yawe, umugisha wawe, kugira ngo uzasaruremo ibintu bigaragara cyangwa se uzakuremo ibintu bifatika, cyangwa se kubungabunga amahirwe yawe kugira ngo akugeze ku kintu kigaragara. Hanyuma ubusobanuro bwa 16, kurota umurima urimo imyaka itandukanye biba bisobanuye ko ugiye kwinjira mu gihe cyo guhabwa amahirwe atandukanye. Ubusobanuro bwa 17 ni ukurota umuntu akwambura umurima, bisobanura gutinya gutakaza ibyo wakoze. Biba bivuze ko ugiye kwinjira mu gihe cyo gutakaza ibintu byose wakoze cyangwa se ibintu byose wakoreye. Ubusobanuro bwa 18, wigeze kurota umurima ugabanyijemo ibice, byerekana amahitamo cyangwa se inshingano nyinshi. Haba hari amahitamo imbere yawe ndetse n'inshingano nyinshi ugiye kuwufata cyangwa se ugiye kwinjiramo cyangwa se ugiye kugira. Ubusobanuro bwa 19, wigeze kurota umurima uri hafi y'urugo, bisobanura ko hari amahirwe ari hafi yawe. Niba warigeze kurota umurima ari kure cyane yawe, byerekana intego zizagerwaho ariko zikazagerwaho nyuma y'igihe runaka. Ubwo ni ubusobanuro bwa 20. Mbashimira mwe mwese mwakoze subscribe, namwe mwayikoze, namwe bazayikora, mukande like, musharinge, kandi niba hari inzozi warose zerekeye umurima zandike muri commentaire. Turi hano kugira ngo tugufashe gusobanukirwa inzozi zawe. Mbasabiye umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Mwari kumwe na Pastor Musafiri, ministeri yacu yitwa Gerizim Ministry. Ubuntu bw'Imana bubabeho, imbaraga z'Imana zibabeho, ineza y'Imana ibazenguruke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Shalom. Ndabakunda, Imana ikabakunda kurushaho. Amen.